Mwiriwe nshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka ndetse n'umubanji TV aho muri mu bice bitandukanye by'isi, kuko twari twabibabwiye uyu munsi ngira ngo muribuka ko twabageje ikiganiro mbere ya saa sita cyavugaga hejuru ya update cyangwa se amakuru yaragezweho uyu munsi kuwa gatatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2024. Kare twari twababwiye ko hari imirwano yabereye ahitwa Kiroche, ubwo ni muri Masisi, ukomeza ugana nka za Minova uzakomeza ujya muri Sud Kivu, ndetse twari twababwiye ko na Sake hari habereye imirwano mu gicuku, mu gitondo hazinduka hari bombardement cyangwa se sharing. Twatekerezaga ko byenda uyu munsi ku manywa baza kurwana, ariko ntabwo barwanye. Nyuma rero y'amakuru twabahaye kare, twaje kumenya ko intambara yakomeje muri ibyo bice bya Kiroche. Hari habaye advance y'ingabo zo ku ruhande rwa leta zigizwe hanini ingabo z'abarundi. Murabizi ko arizo nyinshi ziri mu bice bya Minova, zaje ari nyinshi kugira ngo zigabe bitero ziturutse iri yepfo, kubera ko uruhande ruturuka Goma naho hari izindi ngabo nyinshi, mbese ni za Sake. Ingabo rero zo ku ruhande rwa leta zirashaka kurwana zimwe zivuye mu mujyi wa Goma, mbese za Mugunga ukomeza na za Sake, izindi rero zikazaturuka Minova kugira ngo babashe guhuriza imbaraga hamwe, babashe kureba ko bakwigarurira biriya bice bya Masisi bimaze iminsi itari mike byarigaruriwe n'ingabo za M23. Ubwo ni hariya ku musozi wa Muremure no mu nkengero zawo, ndetse ugana na za Mushaki gukomeza werekeza za Kicanga. Murabizi ko kariya gace ni agace ka ngombwa cyane cyane ko gafunga niho imihanda ijya muri Masisi inyura, kandi iriya mihanda yarifatiye runini cyane umujyi wa Goma, nyuma yaho M23 ifatiye umuhanda uhuza Goma mbese n'akarere cyangwa teritwari ya Nyiragongo na Rucuru, uzakomeza werekeza za Rubero muri Grand Nord. Rero nuko bimeze uyu munsi. Rero imirwano yabereye aho Kiroche, ni imirwano yari ikomeye kandi yafashe umwanya munini, ariko byaje kurangira coalition ya guverinoma itsinzwe, yongera gusubira iyo yari yavuye mu bice bya Minova. Mbese intambara yabereye hariya uzerekeza za Bweremana. Nanone kandi uyu munsi ku manywa haje kuba indi mirwano muri Kibumba. Murabizi ko muri Kibumba ejo nimugoroba ndetse kugeza mu ijoro nko mu masaa moya zishira saa 2 hari imirwano ikomeye cyane. Ingabo zo ku ruhande rwa leta zari zadvansinze zishaka gutsinsura umutwe wa M23 mu bice bitandukanye urimo hariya kuri Trois Antennes ndetse n'ahandi hatandukanye hafi muri Kibumba. Ariko byaje kurangira n'ubundi ingabo za leta zikubiswe zisubira iyo zari zavuye. M23 rero iracyari mu birindiro byayo, urebye ni nkaho usibye ko nyine bayigabye bitero wabonaga isa nkaho igitushe. Iyo mirwano rero nuko yagenze, yarangiye M23 ikubise abari bayiteye cyane bari bagizwe n'abazalendo, nibo bagabye igitero uyu munsi ku manywa, ariko byaje kurangira n'ubundi bakubiswe nkuko byari byagenze ejo nimugoroba ndetse na nijoro. Twabibabwiye mu makuru ya kare, ariko ikigaragara nuko ku ruhande rwa guverinoma bisa nkaho hari imiteguro ikomeye. Barashaka gukomeza kugerageza, ariko nyine ariko bongeramo n'imbaraga na strategy. Murumva ko ziyongereye, bagiye bavugura. Murabizi ko bazanye umuyobozi uyobora operation utsimbura uwari uhari, twarabivuze mu minsi yashize. Ibyo byose ni ukugira ngo biyongeremo imbaraga, barebe ko batsinsura umutwe wa M23, byibuza bakareba ko bafungura inzira, kuko inzira zose zirafunze z'amateritwari yose aravita cyangwa se agaburira umujyi wa Goma. Murabizi ko ari umujyi urimo abaturage benshi, ndetse kuri ubu ngubu urimo ingabo nyinshi cyane z'uburyo bwinshi twababwiye, zirimo ziriya za SADC, zirimo iz'abarundi, zirimo bari abacancuro, zirimo bari abazalendo benshi na FARDC ibihumbi byinshi, kandi abo bose ntibafite uturere tubagaburira. Amakuru twabashe kwakira nuko umujyi wa Goma hari inzara ikomeye cyane, bitewe nuko
nta nzira mbese igize igemura, nubwo za teritwari za Rucuru ndetse na Masisi hariya hafashwe n'umutwe wa M23 badohora bakareka ibintu bigatambuka, ariko nanone nta rujya n'uruza ruhari kubera ko abaturage baratinya cyane kugenda muri eno za M23, hakagenda bene uyu nguyu nyine wivuyeho. Bivuze ngo ibiryo byinshi byinjiraga mu mujyi wa Goma byaragabanutse cyane, ndetse bituma haba izamuka ry'ibiciro cyane mu mujyi wa Goma, uhereye kuri transport ndetse n'ibiryo. Murabizi ko ino cyane cyane icyakora si muri Afurika gusa, ahantu henshi ibintu bizamuka bihereye cyane kuri essence cyangwa se peteroli muri rusange. Iyo izamutse n'ibindi biciro bihita bizamuka. Rero kubera ko yazamutse byatumye n'ibiribwa bizamuka cyane, dore ko biba ari na bikeya kandi hatari aho bituruka henshi ku buryo biza ari byinshi. Uko niko byifashe rero mu mujyi wa Goma. Naho kubijyanye n'imirwano twari tuvuze nuko byagenze. Tumaze kuvuga imirwano aho yabereye uyu munsi gusa ni Kibumba, kandi yari abazarendo bateye ibirindiro bya M23, ndetse n'iriya Kirochi yarigizwe n'ingabo zitandukanye zirimo iz'abarundi, zirimo FARDC, zirimo bazarendo, bari bateye aho Kirochi bashaka ngo barebe ko batsinzwe umutwe wa M23, ariko byarangiye n'ubundi hose bakubiswe basubirayo. Uko niko byifashe rero mu bijyanye n'umutekano cyangwa se n'intambara. Naho mu bijyanye na politike, amakuru twabashe kumenya nuko twabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagana igihugu cya Kongo gukorana na FDLR, ndetse zinavuga ko FDLR zihungabanya umutekano w'u Rwanda, ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo kwirwanaho. Mbese wabonaga bisa nkaho binyuranyije cyane n'ibyari byatangajwe ejo bundi na Amerika byo kubwira u Rwanda ko rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo, ndetse rugahagarika ubufasha bwose ruha umutwe wa M23. Biragaragara rero biriya u Rwanda rwashinje Amerika ko yivuguruza, ni nkaho koko inzego zayo zivuguruza, usanga hamwe bavuze gutya ahandi bavuze gutya. Ariko byose reka tubitege amaso n'amatwi turebe uko bizagenda mu minsi iri imbere. Ariko nanone ku rundi ruhande, u Rwanda rukomeje kwitegura cyane, rurunda ibitwaro byinshi cyane ku mipaka, cyane cyane ibitwaro birasa indege, kubera ko rufite ubwoba bwa ziriya ndege FARDC maze iminsi igura. Murabizi ko yari ifite drone ziza gutwikwa zose zisa n'izirangiye, ariko nanone iracyafite za Sukhoi, kandi nazo ni indege z'intambara zikomeye. Ndetse hari amakuru twakiriye ko hari izindi Leta ya Kongo ishobora kuba yaraguze. Rero u Rwanda rugatinya ko rushobora gutungurwa ziriya ndege zikaba zarasa mu Rwanda. Niyo mpamvu rero rwateguye imbunda zirinda ikirere, kandi ziri hariya ku mupaka zisa nkaho abazifite baryamiye amajanja. Mu gihe cyose indege yagerageza kuvogera ikirere cy'u Rwanda cyangwa se kuza kurasa, baba biteguye kuba bayirasa nabo. Uko niko byifashe. N'ubundi umwuka uracyameze nabi hagati ya biriya bihugu byombi, ariko ikigaragara ni nkaho u Rwanda rurimo rwitegura intambara, bitewe n'uko rubona umwanzi warwo ari mu marembo. Umwanzi warwo mvuga ni FARDC iri kumwe na FDLR, ndetse na ziriya ngabo zose zaje gufasha Leta ya Kongo, nk'ingabo z'u Burundi zitabanye neza n'u Rwanda muri iki gihe, ndetse n'ingabo za SADC nazo murabizi ko zigeze gukozanyaho n'u Rwanda, ku buryo hashobora kuba n'ubundi hakiri umuzi mubi, ku buryo u Rwanda rero rutazishira amakenga, rubona ko byanze bikunze umunsi wari wose zishobora kurugabaho ibitero. Niyo mpamvu rukomeje kwitegura intambara. Hari amakuru tutaremeza neza, tuzayabagezaho wenda muri update y'ejo twayakurikiranye neza. Twabonye ijambo ambasaderi w'u Rwanda muri Nations Unies yashikirije, risa nkaho ari ijambo rikomeye, bisa nkaho u Rwanda rurimo rutegura cyangwa ruprepara opinion, yaba opinion internationale cyangwa nationale, kugira ngo niruja mu ntambara iyo opinion nyine ntikikange, kubera ko rurabona rwose rwugarijwe kuba rufite abanzi barwo hariya ku marembo. Ni ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano warwo. Uko niko bikimeze, ariko reka dutegereze byenda tuzarebe, dusome iriya rwandiko cyangwa iriya jambo tubyumve neza, hanyuma ibirimo tuzayibegezaho mu buryo
bwuzuye. Nanone kandi tukiri ku bijyanye na politike, twabonye igihugu cya Amerika cyahannye cyangwa cyafatiye ibihano abayobozi 6 b'imitwe yitwaza intwaro muri Kongo, barimo Colonel Makanika Rukunda Michel uyoboye Twirwaneho, ndetse harimo na Colonel Wiringoma uvugira umutwe wa M23 mu bya gisirikare. Twabonye na William Yakutumba mu Mayimayi, ndetse twabonye n'umuyobozi wa FDLR, ndetse n'umuyobozi wa uriya mutwe. Andi makuru nanone ajyanye na politike nuko umuryango w'abibumbye cyangwa se UN yafatiye ibihano abayobozi batandukanye bayoboye imitwe yitwaza intwaro muri Kongo, harimo umuyobozi wa FDLR Foka n'umuyobozi wa ADF Nalu murayizi, uriya mutwe w'iterabwoba wica abaturage cyane muri Grand Nord mu bice bya Ituri. Ndetse harimo na Colonel Rukunda Michel uyobora Twirwaneho, hakabamo na Mayimayi William Yakutumba uyobora umutwe wa Mayimayi b'Ababembe ukorera muri Fizi, harimo na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira umutwe wa M23 mu bya gisirikare, n'uwundi mutwe nawo w'inyeshyamba ukorera muri Kongo. Rero bafatiwe ibihano na UN, usibye ko ibyo bihano bidasobanutse neza, tutabonye details zabyo. Uko niko bimeze rero ibijyanye na politike. Nanone inkuru ihari cyane nuko bigaragara ko impande zombi hagati y'u Rwanda na Kongo barimo bitegura intambara cyane. Birasa nkaho u Rwanda kino gihe rurimo rurategura opinion nationale cyangwa se internationale, rwerekana impamvu zose rushobora kuja mu ntambara. Ariko mu by'ukuri niko bigaragara kuko rurugarijwe cyane, ruri hagati y'ibihugu bisa nkaho biruhagurukiye, kuko twarabivuze mu busesenguzi butandukanye. Ruri hagati ya Kongo n'u Burundi na Tanzania, kandi ibyo bihugu byose birimo abasirikare barimo barwanya M23 bita ko ifashwa n'u Rwanda, ndetse baranabyivugiye ko nibarangiza uriya mwanzi bazabereka uwundi mwanzi, bikagaragara ko uwo mwanzi nta wundi ari u Rwanda. Niyo mpamvu rero u Rwanda rurimo rwitegura nago cyane, ndetse rurasa nkaho rushaka gutegura umuryango w'abibumbye ku buryo niwumva rwambutse muri Kongo rwose tukikange, kubera ko rwaravuze ngo rubivuga u Rwanda ko mu bijyanye n'umutekano warwo rutazasaba uruhushya uwo ari we wese, bitewe n'amateka rufite ya jenoside yabaye umuryango w'abibumbye uhari ureba, uterera n'abanyarwanda bakorerwa jenoside, bonyine abanyarwanda ubwabo aba ari bo baza kuvamo abayihagarika, ubwo n'umutwe wa FPR Inkotanyi. Niyo mpamvu rero ku bijyanye n'umutekano w'abanyarwanda ku buryo basubira gukorerwa ubwicanyi bene buriya, ntabwo leta y'u Rwanda yabyemera cyangwa se ngo irebere ngo itegereze ibihugu bikomeye biyemerere cyangwa biheze uruhusa. Ibyo ngibyo rero bahora babivuga no mu magambo menshi ya perezida w'u Rwanda, duhora tubyumva mu madisikuru avuga ko ibijyanye n'umutekano w'u Rwanda ntawe bazasaba uruhusa, kandi bazabikora batagize umuntu wari we wese ubakoma imbere. Uko niko bimeze rero, reka dukomeze dutegereze, ariko ikigaragara nuko akarere kagiye kujya mu ntambara mu by'ukuri, bitewe nuko Felix Tshisekedi yanze ibiganiro, ariyo nzira yagaragaraga yashoboraga gutuma umwuka mubi uri mu karere uhagarara. Yabitewe nuko yabonye arimo yumvwa na umuryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye. Kare twabwiye ko Ubufaransa nabwo bwakondanye u Rwanda buvuga ko rugomba guhagarika ubufasha ruheza umutwe wa M23 ndetse no gukura ingabo zarwo muri Kongo. Uko niko bimeze rero, amakuru uyu munsi nuko ameze. Reka dukomeze tuhababere, tuzabagezaho update y'ejo uko bucya bimeze. Ariko nubwo intambara uyu munsi isa nkaho itakomeye cyane, ariko nanone barashamiranye cyane. Akandi kantu gato twari dusize nuko uyu munsi sharing yabaye nyinshi. FARDC yagenze iriya mbunda BM ariya muri biriya bice
werekeza za Sake, ikomeza kurasa muri iriya misozi yose yunamiye Sake, hariya ikeka ko hari ibirindiro bya M23. Uko niko bihagaze, barashamiranye mu by'ukuri ku buryo n'ubu dukora ikiganiro wasanga wenda rwambikanye, dore ko barwana habe na nijoro, ariko turakomeza dukurikirane, hanyuma amakuru yandi duza kumenya tuzabagezaho ejo mu gitondo. Murakoze cyane gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tubashimira cyane ko mudahwema gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu no kutubwira uko mubyumva no kuduha inama ku bintu bitandukanye, ndetse no gukomeza kutuankuraje cyane mutubwira ko mudushimira ko tubaha amakuru y'ukuri twabanje gutohoza. Mu by'ukuri ntabwo ari kubatera igipindi cyangwa se kwivuga meza, ariko amakuru tubaha ntabwo ari tuba twatoraguye, tuba twayashakishije neza tukayabwirwa n'abari kuri tele. Rero dusoza turabasaba nanone umusanzu wanyu wo gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ibiganiro byacu, kugira ngo uzuhite ubona ibiganiro tukimara kubishiraho, ndetse mukande na like, muduhe na comment, munabisharinge ku magrupu atandukanye mubaho, yaba ay'imiryango, yaba ay'inshuti zanyu, yaba ayo mukorana, ndetse na za inbox inshuti zanyu zumva runo rurimi, mwabagezaho ibiganiro kugira ngo mukomeze mudutere imbere, kandi nabo bantu nabo bakomeze babone amakuru y'ukuri. Ndabizi ko kino gihe amakuru y'ukuri abakenewe, hari amakuru menshi, iyo hari intambara amakuru y'ibihwa no kubesha aba menshi cyane, ariko hangare kuri Menya Amateka n'Umuhanzi TV tubagezaho amakuru twatohoje. Murakoze rero, reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha nawe utaha.